ko ukugenda ukura ugenda ukuza ubugoryi nicyo mubukundira bizagenda bite nicyo muzakundira nyine ubugoryi bwanjye nibwo bugutunze zana ibyo bwenge bwinshi mu kuri YouTube urabura ndabasuje abadukurikirana kuri Q Magazine ndizera ko mumeze neza uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa hano muri studio za Q Magazine mukomeze kubana natwe hano tubagezaho inkuru zitandukanye haba mu buzima busanzwe haba muri entertainment haba muri fashion haba muri sport so ntabatindiye tugiye kwakira abantu dufite hano muri studio amakuru yanyu makuru ni meza ariko uyu nguyu komera ukutereta abazungukazi byaje kubirabura abakobwa babanguye barankunda n'abagore ariko nkabwo ati maniza amasenso muzungu ariko nibibabuza kunkunda nibyanga uzashaka umwirabura nibiramuka byanze iyo bazanshaka nibyanga Nyarudindiri wafatiyeho uyu mukobwa urabona atari mwiza umunyamakuru ni mwiza arashana byinshi ariko arashaka abazungukazi uyu mukobwa akwemereye ko musezerana byakunda oya wahita unkatira wihuse umwaka Nyarudindiri oya nzitera umugisha ngewe Igo n'umunyamugisha ndabona yaje yambaye nka General aya mahame wihaye reka mubwize ukuri Nyarudindiri aya mahame wihaye yo kurambagiza abakobwa b'abazungu ntago ahabanye na Bibiliya ngewe kurambagiza nge bazandamba none se ukunda ko rugiye rushaka umukobwa w'umwirabura nagukunda uzamubenga urumva utarobanura ku bitone baba bashaka ari benshi niyo mpamvu nawe ushyiramo ako kantu ngomba kugushyiraho umwiryo aba yawushyizemo ushyiramo akineneko nakiryo ndakumva ko ngako ngo ni afande Nyarudindiri na afande Nyarudindiri musaza Roza Muhanda turabasuhuje muri ajya cyane niyi Q Magazine afande ngo Q Magazine ese ko byakunaniye kubivuga bimeze biri kunjijisha Q Magazine Q Magazine turabasuhuje yego turabemera muri magazine ya afande Nyarudindiri musaza Roza Muhanda kurica nubwo yitwa ngo gisubiramo Gizi Magazine iki Gizi Magazine na hano ihuriye uzasubira kwiga n'abasaza Q Magazine aho ngaho we Q Magazine niho wanzijishaga ko Nyarudindiri akuruta mu myaka ese hajya ngo Nyarudindiri ufite imyaka ingahe 50 n'ingahari 45 Igo sazi ubusura akavuna umuhera sazi ukuri ese kutaratwereka umugeni umusore w'umwana gasozi ushaje nta mugore ugira nta mwana ingenda mbagasore gato kakagirigiri Igo se abakobwa bari gushakisha cyane abahi bakobwa nawe urimo nubwo uri ku ruhande uhe jewe nawe n'umukobwa uri murago ayiwe Nyarudindiri nago washutse igisubizo gikomeye cyane byanjye ni ibisubizo gusa nayo ibibazo byavuyeho kera twakubonye wambaye ikanzu ahangaha yego urabizanye wambaye ikanzu wabunuje ariko icyo ni igituntu kabisa nadisobanurire agira inkorora idakira narakize mu kanya umushije cyane ariko Nyarudindiri cyakubaza ikintu kimwe urakora ibintu byiza cyane nk'ubu Nzovu yigeze kuvuga ati yarari kwa Irene mu kiganiro Irene aramubaza ati ubundi wenda uyihwagira kangahe n'ibiki byose yagiye asubiza nkubaza ko kabazo urakansubiza ugasubiza wahuranyije uyihwagira kangahe ku munsi ni mu cyumweru buri munsi uriwagira wiborosa kangahe mu cyumweru buri munsi nicyo nicyo abakobwa bankundira kwiborosa buri munsi kwiyuhagira buri munsi umesa mu gikopa kangahe buri munsi reka tugende wiyogoshesha kangahe mu cyumweru niyogoshesha ubwo cyo kwiyogoshesha rimwe mu cyumweru ibyo bibaho wiyogoshesha kangahe niyogoshesha ni amezi 3 rimwe mu mezi 3 ndetse uba utegereje iki kuba 3 uba mwinshi
madamu umunyamakuru ubutegereje iki umutatsi se njyewe umutatsi Imana igenda iwuringaniza neza Imana irakogosha igenda iwuringaniza neza rwose niba atari ibanga tuganire turaziranye mbabarira umbwire ahantu wiyogoshesha turaziranye inyuma uri muri yogoshesha uyogoshesha he na hehe nini ubundi narindi muri Kacyiru oya ntabwo nkubazi aho ujya kwiyogoshesha ahantu uyogosha ku mutwe hehe na hehe wenda ku maguru uyogoshesha uraje kuki se umutwe ahandi nta bwanwa ugira ubwo ntabwo ari ubwanwa ugiye kuvuga ibishego kandi muvugishije ibishego igishego kirenze kwambara ikanzu ni ikihe utari umukobwa bira ntabwo ari ibishego ukaraga amabuno wigize nka semuhungu genda bizatuma abakobwa batankunda se ngo bateye ivi kandi watangiye gushaka kubatwarira abagabo watangiye gutwara abagabo iriya ni sinye rero nimba uzakundwa nkanjye ndafande noneho naze ndafande wa ivyuzi zigendera n'amaguru na content yego naze ndafande wa Yesu rero kapiteni none se none muri kumwe mwenyine nta kintu baguhaye ariko igihe wanywereye Nyarudindiri iyo nda yawe uragira ngo bajye bagushyiramo gishoboye n'ibyo udashoboye mu kanya uturitse twabigenza dute hano nta misoti haba ntabwo yari inaji wowe unywa inaji na fanta inaji na fanta urabeshya wibeshya barambwiye ngo usigaye nk'urwagwa Nyarudindiri ashobora no kubavanga barambwiye ngo usigaye nk'urwagwa ntabwo nzi ibintu by'inzoga navuka ariko ngo akantu k'akanyamerika ngo usigaye ukareba Nyarudindiri ngo yanze gushaka abagore ariko ngo kuri telefone ngo iyo ugiye ngo uba usanga arimo arareba ku bimataturanaho wa muganiye nese yagiye kubakunda nta hantu yababonye yagiye ku abazungu ni beza wabibwiwe n'iki mwagukunda gukunze kandi kwanga kwanze ko nawe wakundanye nawe se ntabwo kuzana nyine ibyo wabibwiwe n'iki ko nawe wakundanye nawe indi njyewe se bizabacanga nzakumenya iby'amabanga y'afande se ibintu byo kuba ngo afande ushaka kuducecekera utaragiye ku ikosi ahubwo nawe ushaka kudukubitira mu ivi abakubitira mu mavi Nyarudindi babanze nkubwire ikintu cya mbere dushaka kumenya hano urumva ko uko ugenda ukura ugenda ukuza ubugoryi nicyo mubukundira yarakwatatse nicyo muzakundira nyine ubugoryi bwanjye nibwo bugutunze zana iby'ubwenge bwinshi kuri YouTube urebe urabura wa mugore bambwiraga ngo ufite mu cyaro ngo n'abana batatu oya yaramuhakanye ngo baratwikaga da ubatwika iki kubira byararangiye hanyuma yagera mu mujyi agahita bimanza ufite umugore n'abana batatu nari umupfu wigendera ngo ndazana umugore urugingo rwari kwegukanye icyo koze iyo bavuga ngo ndi kubeshya ndi guteka imitwe wenda mfite umugore mu mujyi muri uyu mujyi wa Kigali ariko se mu cyaro nari umupfu ugenda bavuga ngo yabe kapfaga kakava ubundi kazimarira iki kazapfa ngo kadashatse ngahora gusa ubwo nari gushaka ndi ubu none umugore ugiye kumuza nabaye muremure nari akantu gapfinyagaraye aya meza yo yaranacumbaga ameza ni maremare bashiki banjye bancumba ariko ubu ngubu ndabasumba Nyarudindiri twigeze guhurira Karuruma yikoreye imizigo y'abaturage urabyibuka imizigo y'abaturage ntabwo wibuka duhura icyo gihe yari umukarani se ni wabayeho umukarani uribuka duhura yarabyibagiwe urumva urimo uragana uvuye muri wa muhanda uva Karuruma ngire ngo w'ibitaka nako hariya hano ku Gisozi none unge ndimo ndaza mu muhanda wa kaburimbo nanjye narakubiswe inkweto zarahengamye ngenda n'amaguru urabivuga urabizi ko twari twarahondaguwe nese ntitwahuye wikoreye ibintu bimeze nk'ameza bari ibiki imba ari ibishyitsi ntiwamenya ibyo nikorera yari yimutse se twarahondaguwe ariko twanyuze mu buzima kunsuza umugongo witunye agira gutya ahubwo vuga Nyabugogo uri kuza hano na hariya mu Kiderenga Nyarudindi kwiyamye
Oya ariko waretse katubwiye. Hariya mu Kiderenga ko ubwo se ntimwahuriye nyine. Hari indangamirwa gusa icyo gihe. Ariko ndi umuntu uri aho ngaho nyine bari gukoresha uko bishakiye bitewe n'aho ku ndangamirwa waragenderwa kukuzaho gake. Oya nari uhuwe se ko bavugaga ubundi bw'uyu we yapfuye akavaho. Naje i Kigali ndi umuntu wo gupfa uri aho ngaho wibera hehe bapfuye ubundi ariko mfite ijambo nzakugirira neza. Kuva n'ubu ari ryo nicaranye nzakugirira neza ntabwo ari nzakuritura ntabwo ari nzakumena umutwe nzakugirira neza mujye musobanura iryo jambo. Hari abavuga ngo haleluya ingenda n'ijambo nza yisobanure yariyo wende ni nzakumena umutwe wende ni nzakuritura wende nzakwasa ariko usobanura ijambo nzakugirira neza. Yego wagiriwe neza Nyarudindi. Imana iri kumugirira neza. Imana igenda ingirira neza gahoro gahoro. Gute se wavuye mu cyari wanyu uza muri Kigali biragucanga none utagiye kwambara amakanzu ushakisha amafaranga ndinakwipfira ubu ndi kumeze neza ndi muzuka nabaye nzahuke nari narazahaye n'ubu urazahaye. Oya n'ubu urazahaye Nyarudindi ngo ntabwo birakemuka. uraza gutanga nimero yawe abantu bagufashe. Nibafashe nabyo ntabwo ndagera aho ngera uko Imana ibishaka nkeneye umuceri. Ubu ngo nkaba njyana kuri matora. Ejo bundi waraje wihenura kuri ba Irene none dore inzara igiye kukwica. Wihenuye kuri ba Irene wihenura kuri uriya mutipe wo kuri Zaburi nshya uriya bavuze ngo ni indaya ajya yitwa nde Zaburi nshya kwa Brazil se nimba ari Brazil nimba ari bise bamubeshya ngo ni indaya. Birabyo byararangiye nimba barariye none ko bihenuyeho ubu ngubu ko byakubanye ibibazo uzabaho ute? Oya nta bibazo mfite ntago ari bo bangize ngizwe n'Imana kandi Imana ifite abantu benshi inyuramo n'umumaro. Mani muracyakora? Oya namubwiye ati mpindura ikiganiro cy'umurese njye nyine cyangwa ufite abadayimoni wowe ufite abadayimoni. Oya ndumva yaramukatiye njyewe ko Imana yaramukunze yemeza kumufasha uyu nguyu birangira akatiye Irene. Tumuhamagare ibyo byararangiye n'ubamamagaye namuca amafaranga y'yanca abandi ariko wenda reka tumureke Nyarudindiri ni uburenganzira bwe ni uburenganzira bwe yakorane n'uwashaka. Asonze se oya ntabwo azicwa n'inzara. Ndi muzi w'umwaka ushize arongera ararigaruye ngo ni afande none ndetse oya Nyarudindiri ubu ngubu ni umusikama kwiyita afande atari we no kuvuga ngo we ni nkaho agiye kwiba bamufata ubu arimo arateka umutwe muri social media uriyita afande utari we. Wenda afande wa Yesu. Uri afande wa Yesu. Bacanga. Ese umusirikare utagira imbunda. Kubita mbako kandi. Imbunda mu mwuka yenda yifite. Yabawe. Uransinza aho ndeka. Ubwo wamvugeraho gato nikwereke. Ibyo byose bihinduka umwaka. Aho ndabyemeye. Watunze urutoki umukozi w'Imana. Haleluya. Uhangara udahangarwa. Ubwo rero uyu uhangara udahangarwa umukozi w'Imana ubukoze urutoki kumbona izisho ry'Imana. Umukozi w'Imana yambara ikanzu. Iri gucyambara iriya kanzu twagucishijemo ijisho. Ibyawe ibi byose byerekana ngo navuye yapaganye nuko rero oya imirimo yawe igaragarira muki cyokora kira kigano twakora hano arakirebye madamu umunyamakuru arakirebye abantu abo uratugurira icupa yewe nyera fanta urumva Nyarudindiri kigano nticyarebwe biraje wari warazimye ariko wongera kuzanza umukobwa yankunze aho urabona abakobwa nose ari abakobwa bo mu Rwanda n'ibyuki ubundi u Rwanda rwacu mu bihugu byose ku isi u Rwanda rwacu ni rwo rufite abakobwa beza nawe ubireba cyane Nyarudindi ni ikiraya oya none se mbanga ari bo batubyara maze ni nabo bandemera baranakuremera kandi naya macupa kiri gasi niyo ari kumibirayi abakobwa nibo bakuremera mama ako mana ariko ikintu kimwe nabonye umunyamakuru maze iyo yanwaye mu modoka hano umuhungu utuye hano mu Rwanda utuye muri Kigali
ari umuhungu w'indaya akavuga ati nzajya nsambana n'umukobwa mwiza yazapfa ari imbwa. Kuko mu Rwanda nicyo gihugu muri Afurika ngira ngo gifite abakobwa beza. Ibyo Nyarudindi abakobwa beza. Ugiye kuvuga uti nzajya umukobwa mwiza nzajya mbona nzajya ntereta. Ubu koko reba ukuntu usa. Ese ugiye mu kandi umuntu najye mugezeho Nyarudindi iwe tukugezeho murareba abandi reba nuri ukuntu muri beza. Urabona nk'uyu yambaye wowe Nyarudindi ndabona uzaherayo wowe wewe wahezeyo byararangiye nayo zo ari kunegereza imana izama nizagukurayo ariko nyine ari akimana igenda ibahisha kuko mukamenya mwaba murareba wapi ufata kuri aka kantu ariko wumva akantu tuba dufashe ntukandeho naba nkasimije yego rata. Reka tugaruke kuri Karabo. Kara mahano sha wifunga urafunga igisha ninjye bagezeho komeza mbwira ma tukugarukeho amakuru y'iminsi bimeze bite wenda abantu benshi bari ntago baherutse amakuru yawe benshi bagiye bakubona mu buhamya bwawe buhamya butandukanye cyangwa se muri gospel yawe biberamo muri iyi minsi byifashe bite? Muri iyi minsi turaho tumeze neza ubuhamya nabahaye nyine ni buriya ndimo ndakora muri iyi minsi ndimo ndakora kuri televiziyo yitwa Ukwezi Live TV n'indi yitwa Umurishyo TV yo na gashene kanjye sinshaka kwenda tunabitindeho indirimbo ndazikora ibintu bimeze neza bimeze neza Imana yishe umwaka yatwiciye umwaka ariko ntibyari byoroshye. None se wenda hari abantu badukurikiye batazi ubuhamya bwawe ushaka kutubwira wenda nk'ikintu kuko jewe hari mu buhamya bwawe hari ubwo nzi ushaka kutubwira ikintu wahuye nacyo mu buzima ukavuga uti iki gihe nabonaga byari byanze ariko Imana ikora igitangaza mvayo. Urakoze cyane. Cyo nabwira abantu nuko ngiyewe mubona ndi umuntu wavuye kure habi ndi n'umuntu ugeze aheza ntabwo nagera kure heza ariko navuye kure habi ariko ngize aheza. Ikindi nuko ndi umwe mu bantu babaye mu bantu nyine bumvaga ko abenshi bumvaga yuko ntagera aho ngeze uyu munsi ngaragara nk'umuntu nyine utangaje ku isi kiremwa kitangaje kuko umuntu wese yarambonaga akavuga Nyarudindi buri hari ibintu uvuga nka kubyumva ariko no kukabya hari ibintu uvuga nka byumva iyo uvuze uti nzagera kuri nzubaka kadasitiri ibyo ndabyumva ariko ahantu Nyarudindi tubusanira iyo avuze ati nzashaka umuzungukazi siwe muntu wenyine ni ibintu byoroshye oya umuzungukazi iyo bivuze gutyo uba ugiye kurobanura ku butoni kandi abantu bose n'ab'Imana ntawe nshyizeho towa twikomereze nunamushaka nabyo byakobera nta kibazo byana abazungukazi bawe none icyo navugaga ni yego buriya ndi umuntu umwe mu bantu bashobora guhagarara nkabwira umuntu ko ukiri ku isi ugihumeka byose birashoboka kuko njye nigeze kugera ku rwego nifuza gupfa. Wigeze urugeraho? Oya nigeze kugera ku rwego nifuza kuva ku isi ariko apana ziriya mbwa bari abantu bifuza bajya kwiyahura amusosori pana uriya muntu utekereza ngo agiye kwiyahura aje kubona ukabona agiye kwa Makuza ngo ibiki n'ibiki ya nyubako ya Makuza ahubwo bazayigangahura buriya abantu bajya kwikubitaho bajya kwiyahuriraho koko birase bibazo ariko noneho urwo rwego nari ndiho ni urwego narebaga Nyarudindi urumva Nyarudindi nkumva ngiye gupfa ubukene imyenda yo kwambara ntayo uruvuga ari rwinshi urucantege ari rwinshi n'umuntu umuntu akureba agahita avuga ati uyu ni uwo gupfa hahandi kabisa nyine n'umusore ubu mfite umuryango umugore mfite umwana yego ariko hari benshi batabyifuzaga avuga usuriya yashaka uzi umugore mfite ni mwiza cyane umugore mfite uramuwe none hari ingege Imana naza gutukana Mana umfate hari abakobwa nyambona ukabona nk'umukobwa araje yego ntago nakwiteze ngo Karabo kandi ugasanga uwo mfite mu gihagararo ntaho bahuriye mu byiza ntaho bahuriye mu bwenge ntaho bahuriye bivuze iki nta muntu Imana iremera gupfa ubusa
kumva kandi twese Imana iratuzi nta muntu Imana yigeze irema ngo imuremere gupfa ubusa twese turabi Imana kandi iyo wihanganye ugategereza Imana iragira ikagutwikurura indirimbo nakoranye na Karisi urayizi se na Karisi ntago nyizi ayo wabonye ntabwo nakoranye Karisi nawe arahitazamo rwose noneho buriya reka mbabwire Karisi buriya ninjye muntu wamufashe mutaramumenya ngira inama yo kuba umuhanzi muri industry ni benshi nazanye benshi cyane benshi ngewe impamvu nabigira ibintu biri big deal nuko ndi umuntu icyambere cyo nzaho navuye naho ngana nzi nicyo kugira neza icyo bivuze yewe kuba nafata umuntu wenda nkamugirira neza bivuze ngo mbyirata ahantu hose ariko muri industry umuntu ntafashe ukuboko muri industry mfite amajwi ejo nahoze Scovia hari ikiganiro yigeze gukorana na nuriya muhungu yitwa Taikone bamubaza kuri Kevin Kade aramuyoberwa ariko Scovia ejo twaganiriye ndanagifite ngiye yonganire n'abastari ntago nabikiraho hano twaganiriye nk'isaha yose ambwira ati Karabo ati giye buriya ndakubaha ati mu bantu ndeberaho Scovia ni mu umuyobozi w'itangazamakuru cyane ukomeye ariko n'umuntu uvuga ati Karabo ibintu ukorana bireberaho nanamushimira cyane kuko nge naje nafashe mikoro 2008 ubwo natangiye kuririmba okay ni birebire ntago byoroshye icyo gihe rero urumva naje kuvukana na mukuru wanjye nawe turasa turazamuka gake gake bigeze 2012 tuza guhura n'umuhanzi ukomeye aramfasha muramuzi wenda ntawe nshaka kumusubiramo wenda muri iminsi ntago ari mu Rwanda ntabwo wenda ameranye neza na leta ntago yitwaye neza muri leta icyo navuga ariko numwe nawe mu baje babohora igihugu niki afite legacy nziza nuko yaje kuyica nyuma sibyo yego nyuma yaho ndakomeza nza gutangira kwitabira ibitaramo nza gukina amafilime nkora itangazamakuru ntagendeye kuvuga ngo nsagurye ubundi buriya reka nkwereke iyo wamaje kubona yuko ufite wenda akantu runaka kandi ukabona ako kantu ni ki abantu bakoresha bagukubita hasi ako kantu ugakoresha we uzamuka ahubwo iryo jambo waryumvishije iyo ni ijambo ryahindura ubuzima iyo ubonye inenge kuriho cyangwa ukabona ikintu abantu benshi barebaho bakagigira ikibazo wowe ukirebaho ukacyitwaza nk'iturufu igufasha kuzamuka urwego rwo kuzamuka ibyo nibyo nakoresheje rero byingira uwundi w'uyu munsi nyarudindiri rero nawe urwego uriho ni rwiza ariko ukomeza ukore cyane ikindi ubishyiremo ubwenge yego kuko hari ibintu ushobora kuvuga ukavuga uti nko kuvuga ngo bibacange nyine bikabacanga bikarangira bibacanze koko nyine jya ubikora ariko wirinde gukabya kera najyaga mbwira abantu nzashaka umugore mwiza abakobwa bambenze bose barabishwa n'ubusa sinamushatse uzi umwana mfite mwiza cyane umwana mwiza cyane haleluya amina ukijijwe none ariko yanzanzwe nkijijwe uri umwadeperi ntago ndi umwadeperi ariko Imana ndayizi amina cameraman niyo nabonye nk'umwadeperi ego ushobora kuba ari umwadeperi nsengera kwa wenda buriya birashoboka kwazigira inshuti Michel ariko byanejeje kuba nitabira ubutumire none reka nkubaza nka kuriya Nyarudindira agenda akavuga ati yewe ni ntabona umuzungukazi sinzashaka wowe ufata ute nk'abahungu nyine bamera gutyo abasore nako abasore bakifungira nko ku kintu kimwe ugasanga hari ikintu yibaniyeho n'umukobwa utekereza gutyo reka mbigunire hamwe reka nkuremo Nyarudindiri atagira ngo ndamuvuze we ni inshuti yanjye abahungu batekereza gutyo abarinjije yego n'umukobwa utekereza gutyo abarinjije kuko twese nimba wemera ko Imana ibaho ukavuga ko uri umukozi w'Imana twese turabi Imana yego Imana ikubwiye ngo shaka uyu ntabwo ujya kuyihereza uwo ushaka kuko twese turaba Imana ibyo babyita kurobanura ku butoni none ubwo iyo baza kureba buri muntu wese akareba uwo ashaka njye nari kubona uwande nari kubona uwuhe yewe nshimira n'Imana yaremye abantu benshi kuko usanga imitekerereze ya runaka atari yo yuyu kandi wenda ugasanga banganya ubwiza yego wenda ugasanga wowe ntiwanyemera ariko hari undi musa muteye kimwe mwiza amashuri amwe Jesus ugasanga hari undi utekereza nkawe musa unyemera kandi ntabwo uri bugende kumubwira uti
ntujye gushaka uriya muntu kuko wowe njye nawe tujya gusa ntumushake ntibibaho. Urumva Imana yego icyo nkundira Imana rero n'abantu harimo ubutumwa kabisa. None Nyarudindi watubwiye ikintu kigukurura nko ku bagore ku bakobwa nyine tuvuge kugira ngo tumenye nka fiance wawe buriya azaza sati fiance wanjye ubundi ni igiki kigukurura nyine ni igiki kibakurura wowe kigukurura kuri bo gazazera umuzungu hari kibakurura baza kuri wowe ikintu kigukurura ku mukobwa kiba ari nk'igiki nyine ku buryo uvuga ati uriya kabisa byavamo nyine uriya umukobwa yavamo mbese nyine dore kwigira bya bindi byiwe abakunda cyane ari kwigira nkaho atumvise ikibazo cyane byanga guraje dore ntabwo uri gusubiza ikibazo turi kukubaza kuba wimucagura nk'abakobwa ariko Nyarudindi abakobwa barankunda wabonye afande ujabiriye gutyo afande kaba yarakarase ameze ko ingo nyine yarakarase yarakoze kose ariko utanyura hirya wowe banza usubize ikibazo cyanjye biradufasha kugusobanukirwa no kumenya ibintu ujya utubwira ukatubwira uti jyewe ziriya tre urumva ku mukobwa zirankurura gukururwa ni iki? Ni ikibuno, ni nyashi, ni mu nda ni oya ni mu nda ananutse muremure Igo urashaka kasongo cyane niho nkunda uyu nguyu se uramukarasa heta uyu nta kibazo arabyujuje ariko wenda jewe ntago ndi mu araringaniye ushobora kuza kukwigaho nawe ese uragira ngo mpere ku mu ikibazo twitaranye mpere ku Nyarudindi abatumirwa ugira bahavamo umugabo wawe oya ntago ibyo mbihakanye mbese nyine kuki tukuganiraho ugahita witarutse uzamenya uzakurongora ufite umukunzi oya mwene wahaye urubuga ahangaha ntabwo waduhaye kuko nitwe twarwaye kubera ko nitwe twaguhaye umwanya wo kuza ninjye uzaba umugabo yego arahende Nyarudindi wibagijeho abazungukazi wowe ubigira ikibazo ni ukurwana Nyarudindi kurwana nta muco urimo oya kundwanira nyine uzansindira azanye gukwana bakurwanira nkande se ufite imodoka ufite inzu nziza ufite amashuri oya nta n'amafaranga ngira afite ubwiza none se Nyarudindi iyo uvuga nk'ibyo bintu nta mashuri ngira mbanze nkubwire iyo uvuga ibyo bintu ubuze ko abantu bagukurikiye ari ibigoryi nta modoka ugira nayo ngira nta nzu ugira nta n'amafaranga ngira nta n'uburanga buhambaye ufite uburanga bwo Bibiliya nayo irabwemera ndabufite Imana yamaye ubwo buranga bwarabufite igikundiro oya igikundiro n'uburanga ni ibintu bitandukanye ariko none icyo uvuga urashingira uvuga ko bakobwa bakurwanira Nyarudindi ntukabeshya abantu oya simbabesha njyewe Imana yamaye igikundiro n'ubwiza n'ubudahangarwa n'igitinyiro n'ubwiza ukomeje kutwima amakuru Nyarudindi ariko bizageraho bisobanuke amakuru ameze ate ukomeje kutwima amakuru ndi kubyumva ameze ute noneho reka duhe Karabo umwanya atanga ubutumwa ku badukurikiye ku bamukurikira ku bantu bari ku badukurikiye mbega gira ubutumwa ubahereza urakoze cyane madamu umunyamakuru abantu badukurikiye bumve ko turabakunda ikindi turashimishwa ko mugenda mukanda subscribe kuri aya mateleviziyo nk'aya bafite ubutumwa bwiza atumira abatumirwa beza nawe tukagushimira ko wadutumiye wambaye neza urasa neza gusa ntuzongere kuzambaye gutyo biba byaturangaje cyane kandi hari abantu batagira kwikontorora batagira kontorore oya nuko mbonye nicaye nizo ko mbona amagazi uhagurutse nibyo bibi nibyo ndebe nyashi se noneho ikiganiro abayabigiye ku ruhande urugingo rwawe wowe waruziritse wita kararuzirika mu izina urugingo rwawe witeka araruziritse cyane rwose wibeshyera Imana rurakizijwe ngo harakijijwe wibeshyera Imana oya ntabwo nibesha okay rero abantu mwese mudukunda naye ndabakunda na Nyarudindi arabakunda mwese na umukobwa arabakunda sizina agiye kuki utagira ivo Usta ahubwo ubutaha uzazurisha ese ufite umukunzi
ariko se noneho ubu ngubu bigenze bitekara uvuga bitwaye iki? ndi umukobwa ntago mfite umugabo. Nta mugabo ariko ufite umukunda uwo mukundana? Ibyo ntago ubwo urabizi waba ugiye kumpa interview kandi ari giye uri oya nta karicyo bivuze kuko bivuze ko umunyamakuru se bivuze ko ari umukobwa azarinda asaza nta mugabo afite kandi hari abagabo bagukurikiye bafite amafaranga bafite mwuka wera bameze neza. Nyine ibyo ngibyo simbyanze ariko urumva status y'umuntu yakiri single waba ari single ntago ari bukubwire ngo bimeze gutya na gutya. Oya nyongorera ari single reka nkure wakamikoro. So ndabashimiye mwese ababanye natwe. Okay, urabashimiye wenda ntanabashimira ngewe nanjye nabashimiye. Yego mwakoze kubana natwe. Ciao ciao. Ciao ciao.